turagenda twegera umunsi mukuru wa Noheli, umusibo n'ejo tukaba turi kuri Noheli nyirizina. Noheli ni umunsi mukuru ukomeye w'ibyishimo, niwo munsi mukuru ukomeye ubaho ku isi ndetse no mu ijuru. Abana, hari undi munsi mukuru ukomeye muzi uruta Noheli? Hari undi munsi tujya dubahuza gutya. Noheli rero ni kugira ngo tubereke ko kandi tubigishe twifatanye ko Noheli ni umunsi mukuru ukomeye. Noheli ni iki? Kwizihiza iki? Ukuvuka k'umukiza wacu Yezu Kristo. Yezu ninde? Yezu ni umwana w'Imana. Yezu ni Imana yigize umuntu. Yezu ni ijambo w'Imana wigize umuntu. Bikira Mariya ikibeho yabwiye abana yabonekeye, bamubajije bati ariko urinde turabwira abantu ko twabonye nde? Arababwira ati mubabwire ko ndi nyina wa Jambo. Jambo waremye byose niwe wigize umuntu, umwana w'Imana wigize umuntu akaza ku isi. Nibyo twizihiza. Yigize umuntu ngo abe umwe muri twe, abane natwe, amenye ubuzima bwacu, asangire natwe ubuzima bwacu. Muri umwe muri mwe imyaka ufite Yezu yayinyuzemo, arayizi, arakuzi, kugira ngo twitangire abone uko adukiza. Yaje kudukiza iki? Yezu yaje kudukiza iki? Icyaha indunduro yacyo mbi ni iyihe? Ni urupfu. Murarutinya? Hari ikintu kibi kiruta urupfu? Iyo wapfushije umuvandimwe, iyo mu rugo umubyeyi yitabye Imana, twese turababara kubera yuko urupfu ari rubi cyane. Yezu rero yaje kudukiza icyaha, ari nacyo gikura kikavamo urupfu. Icyaha cy'urwango, kwangana n'ibibi n'icyaha, gutukana, kugira nabi, kwangiza iby'abandi, kubabaza abandi, intambara n'urupfu. N'urupfu ariyo ndunduro. Ibi byaje bite? Ibi byaje bite? Imana yabayeho kuva kera kandi izahoraho, ntabwo yigeze igira aho itangirira, yamye iriho kandi izahora iriho. Murumva uko icyo bivuze? Birakomeye, kuko twebwe tubona ibintu bitangira n'ibigira iherezo, ariko Imana yo iradusumba kure. Nuko Imana iravuga iti ariko reka ndeme umuntu mutoneshe, abe inshuti yanjye, abe umwana wanjye nkunda. Nuko irema umuntu, irema isi n'ibirimo byose, irabimugabira, irabimushinga ngo yishime, yisanzure. Imana abana, Imana ihora ishaka ko twishima, sibyo? Murabizi Imana iradukunda, igashaka ko duhora twishimye, murabizi. Birayibabaza iyo tudafite amahoro, ariko umuntu ashaka kwigomeka ku Mana, aza kurengwa, aza kwigirana jua. Abanyamujyi muzi kwigirana jua ibyo ari byo? Kuvuga ngo ariko ubundi Imana buriya gihe sinshobora kuba nkayo, nkamenya n'ubwenge nkayo, ndetse nkaba nanayisumba. Umubyeyi yaraturiye ku muhanda wa kaburimbo, abana bakinira, yarababujije
kurenga imbuga ngo bajye gukinira mu muhanda, ariko abana baravuga batari ko hano turi mu gukinira ariho duhora dukinira, ko mbona gukinira muri kaburimbo byaba byiza, ni ahantu hasukuye wajye gukiniramo. Mugenzi we atari ko baratubujije. Toya nuko none se ikibazo kiri hehe? Imodoka niza ihinda tuzayumva, tuziruka dusimbuke tuve muri kaburimbo, reka twikinire. Yumva ababyeyi ibyo bamubwiye ntabyizeye, ahubwo baramubuza kwisanzura no gukina neza ngo yishimishe. Wa mwana atangira gukinira mu muhanda, ababyeyi barabimubujije. Imodoka iramugonga, arakomereka ajya mu bitaro. Umubyeyi biramubabaza, ajya kumurwaza mu bitaro ngo arebe ko yamukiza. Umuntu nawe Imana yamuhaye ibiremwa irabimushinga ngo yishime yisanzure mu busitani bwa Edeni, muri paradizo, ariko agira igishuko gisembuwe n'inzoka. Ati harya biriya bakubujije ni ibiki? Ziriya mbuto ntubona ko ari nziza, nyamara uziriye buriya wamenya ubwenge, nta kimana yabikurusha, ndetse ushobora no kwisumba nawe. Nuko yumva ni byiza, avuga ati wa mugani ibintu Imana imbwira ashobora kuba yarameze ubwenge, iramvutsa ibyishimo nari kubona, ndabona na ziriya mbuto ziryoshye. Nuko arenga ku mategeko y'Imana, arya za mbuto, yisanga ari mu gahinda n'akaga. Nka wa mwana umubyeyi yabujije gukinira mu muhanda, yabikora bikamuviramo kubabara, kurwara, kumugara, umubyeyi bikamubabaza, yibaza icyo yakorera wa mwana wakomeretse, wamugaye, ubabara. Imana rero nayo imaze kubona muntu yaramugaye, yarababaye, yarigabije urupfu, nuko mu ijuru Imana ijya inama na Jambo na Roho Mutagatifu. Jambo w'Imana, umwana w'Imana Yezu Kristo, aravuga ati ngiye kwitanga njye ku isi mbakize urupfu n'umuvumo n'icyaha. Murumva rero impamvu y'ibyishimo, kuko Yezu Umukiza waje kudukiza. Kuri Noheli nibwo twizihiza ivuka rye ku isi, kugira ngo twakire umushyitsi ukomeye. Abantu baritegura. Imana yagiye yohereza abahanuzi. Abahanuzi murabazi, ninde muhanuzi tumaze kumva mu kanya? Umuhanuzi tumaze kumva mu kanya ninde? Ni Malakiya. Abandi muzi ni abahe? Izayi. Abandi Yeremiya n'abandi. Imana yagiye yoreza abahanuzi ngo bategura abantu kuzakira uwo Mukiza, kuko azaza ari umunyacyubahiro ukomeye. Aribyo rero Malakiya twumvise hanuraga ati ngaha ngiye kohereza intumwa yanjye kugira ngo intunganyirize inzira. Intumwa ibanziriza Umukiza, intumwa ibanziriza umukiriza. Umumarayika w'isezerano mwifuza ngo yaraje, uwo n'Uhoraho umugabo w'ingabo bivuga. Uwahanura ni intumwa izaza mbere ye gutegurira Umukiza w'Imana, umwana w'Imana. Iyo twitegura umushyitsi ukomeye mu rugo, iyo mufite umushyitsi w'icyubahiro, murasukura, abana
mujya musukura mu rugo umushyitsi agiye kuza, mugakaraba, mukambara neza. No kuri Noheli rero umukiza ugiye kuza, intumwa yohereje kwari kugira ngo iduteguze. Iyo kuri paruwase cyangwa ku karere umukuru w'igihugu, minisitiri azabasura, barasukura bagaharura imihanda bakayitaka kugira ngo bamwakire mu cyubahiro. Na Noheli rero nuko nguko imeze. Ngira ngo murabona ubu ngubu amatara meza hirya no hino mu mujyi, murayabona imitako ya Noheli no mu rugo, indabo n'imitako ya Noheli, amatara, ibiti bya Noheli ku mazu, ibirugu. Mu rugo mwamaze kubaka ibirugu? Muzi kubaka ibirugu? Abarimu, abarezi, ababikira babigishe, mujye mutegurira Yezu ibirugu, kumesa imyenda, kugura imyenda mishya, guteka neza ibiribwa, za kado za Noheli. Ibyo byose ni ukwitegurira umukiza ugiye kuvuka. Ariko Yezu aza mu mitima yacu. Ahandi tugomba gusukura ni imitima yacu. Imitima yacu tuyisukuramo iki? Umwanda wo mu mutima ni uwuhe? Ni iki? Ni icyaha, amagambo mabi, gutongana, kurwana, kurakara, inzika, ntubabarire mugenzi wawe, ubusinzi. Ngira ngo mujya mubona abantu bakuru, mwebwe muri abana, ariko mujya mubona abantu bakuru aba yataye ubwenge kubera inzoga n'ibiyobyabwenge. Murabibona bibi cyane. Mwebwe uko mukura muzabyirinda. Ubujura, ubusambanyi, ishyari n'ibindi, kubabaza abandi, kutumvira ababyeyi, ibyo byose ni umwanda w'umutima Yezu tugomba gusukura kugira ngo tumwitegure. Murabizi umuhanuzi rero agira ati ntuzunga ababyeyi n'abana. Mwamwumvise? Abana, Kristo Yezu akuzwe. Umuhanuzi mwamwumvise ati ntuzunga ababyeyi n'abana. Bana muri hano mwese mwiyunze n'ababyeyi banyu, Noheli ntizabe hari utariyunga n'ababyeyi ngo basabe imbabazi aho yakosheje, ngo sabe abavandimwe imbabazi aho yabababaje. Mwiyunge imbere y'uko mwakira umukiza. Azunga ababyeyi n'abana, yunga abana n'ababyeyi babo, abunge n'abavandimwe, kugira ngo atazaza agasanga twanduye ku mutima. Imana rero imaze kohereza abahanuzi ngo bageze ku bantu ubutumwa bwayo, kwitegurira umukiza. Igihe cyari kigeze noneho igiye kohereza umwana wayo, Jambo waremye ijuru n'isi. Ibanza kohereza integuza. Integuza yari inde? Twamwumvise mu Ivanjiri. Umwana wavutse mbere ya Yezu ninde? Yohani Batista yaje kumuteguriza. Yohani Batista yaje kumuteguriza, niwe Eliya umuhanuzi yavuze wagombaga kuza ngo ategurire umukiza. Bana rero, Imana iradukunda bikomeye cyane. Murabizi Imana irabakunda, ariko iradukunda ku buryo tudashobora kubyumva, ndetse ku buryo tudashobora no kubyemera bihagije. Murabizi umuntu amenye neza ukuntu Imana imukunda, ntabwo yagira ubwoba kuko arinzwe n'Imana. Ntabwo yahemukira Imana kuko abona
byaba bibabaje cyane, yakwemera akigomwa byose kugira ngo yubahe Imana. Zakariya yari umusaza ugeze mu zabukuru kimwe n'umugore we Elizabeti amaze kuba umukecuru, bombi barabuze urubyaro, bari barabuze urubyaro, barahebye. Hanyuma Imana itumye umumarayika akabwira Zakariya ari mu gutura igitambo ko agiye kubyara, umugore we agiye gusama. Zakariya yarasetse aravuga ati ariko se ibi urabona bishoboka? Yewe ndashaje, umugore wanjye n'umukecuru, urubyaro twarahebye, ngo nzabona umwana uranshinyagurira, ntabwo bishoboka. Zakariya ntabwo yemeye ko Imana imukunda kandi ko ishobora gukora byose. Murabyumva abana? Iyo umuntu ashidikanyije akagira ubwoba akagira impungenge, nuko aba atarayemera neza, atarashobora kwizera urukundo rukomeye Imana imukunda kandi ko Imana ishobora byose. Ukwemera guke kwa Zakariya ari cyo kutwigisha gikomeye. Natwe ntago twemera urukundo rw'Imana uko bikwiye. Natwe tugira ukwemera guke, aribyo rimwe na rimwe abantu bahemukira Imana cyangwa bagahemukira abavandimwe bagira ngo birwaneho, bagira ngo bikize birwaneho, bikabaviramo kugirira nabi abandi kubera iyo bashonje akiba kubera yuko yumva agomba kwirwanaho, aho kugira ngo abe yategereza cyangwa se yakora mu buryo bunyuze, busabye cyangwa se bwumvikanyweho n'ababyeyi cyangwa n'abafite icyo ashaka. Abana murabyumva? Urukundo ruke nako ukwemera guke, kutizera urukundo rw'Imana nibyo bituma abantu bahemuka. Zakariya rero Imana imuha ikimenyetso cyo kumugara, ntashobore kuvuga, ntashobore no kumva. Abavandimwe bacu babana n'ubumuga bwo kutumva no kutavuga, hari abo mwigana mujya mubabona? Hari abo mwigana, hari abo mujya mubona? Abareba hano imbere buriya mubikira muramubona ibyo akora, mwamubonye ari kumwe na bagenzi banyu barwaye, bituma badashobora kumva no kuvuga. Ariko Imana yaduhaye ubwenge, akoresha biriya bimenyetso kugira ngo n'abariya bavandimwe iyi nyigisho ndetse n'indirimbo byose barabikurikira bakoresheje ruriya rurimi rwabo. Abana murabyumva? Namwe mujye mwitoza kugira ngo muganire nabo, mwige ruriya rurimi, sibyo? Abo mwigana murarwiga. Zakariya rero amaze kumugara, adashobora kumva no kuvuga, igihe umwana avutse hari impaka, Elizabeti avuga ati uyu mwana izina rye ni Yohani, bati si ryo zina ko ritabaho mu muryango wacu. Barashidikanya. Noneho aravuga ati wenda ntabwo bari bunyumve, akoresha amarenga, abwira Zakariya, koresha nk'ari amarenga, abwira Zakariya, amubaza, baba bazi ubwenge, bariga buriya bari n'abatsinda kubarusha, sibyo? Murabyumva? Kristo Yesu akuzwe, Kristo Yesu akuzwe. Bazi ubwenge, iyo ukoresheje ruriya rurimi rwabo nabo barumva bagasubiza mu rurimi rwabo. Zakariya bamubajije ati uyu mwana azitwa Yohani, uyu mwana azitwa Yohani. Nguwo rero Yohani Batista waje guteguriza Yezu, ukavuka mbere ya Yezu,
turizihiza rero Noheli tunazirikana na Yohani Baptista. Bana rero natwe duhamagariwe kwemera Imana no kuyizera. Murabyumva? Murabyumva? Imana irabakunda, murabizi? Musubiremo muti Imana iradukunda mwese. Imana iradukunda cyane. Twizere urukundo rwayo. Ibi rero bizatuma mukura muri abana bishimye, bubaha Imana, bubaha abavandimwe, bubaha ababyeyi, bubaha abarezi. Namwe muzahore muri abana bishimye, muvemo abantu bakuru b'ingirakamaro. Nicyo tubifuriza kandi nicyo tubasabira. Mwitegure neza Noheli, tugaragariza ukuntu Imana yadukunze. Yesu Kristo waremye ijuru n'isi akemera kumwana kuvuka mu bantu kugira ngo atwegere ashobore kudukiza. Nyagasani Yesu nabane namwe.